agakiza kacu gafite amategeko n'amabwiriza. Nitutayamenya, impamvu ya mbere ituma tutagera ku bintu bikomeye ni ukutamenya amategeko no kuyakorera. Abashaka kuzahita bapfuye muzagende, ariko njye nitabye Imana nkiri zima. Urarara witotomba ni uzahinduka ukora ibyiza mu isoza ry'ibintu. Ariko utabizi utumutoza wawe. Twese twahamagariwe gukorera Imana, ariko umunsi twigirira mu rusengero sumwe. Mbibutse ko urusaku tugira ntirwaduhesha amahirwe, ariko ibanga ni rimwe. Bibiliya ivuga ngo nimugaruka mugatuza, mwituze no mu byiringiro, niho muzabonera ibisubizo. Amen. Buriya inshuro nyinshi abantu Imana bose ibagambiriye y'ibyiza. Nta muntu n'umwe uriho wavutse ugihumeka Imana idafite iki umugambi. Ariko umugambi Imana ifite kuri twebwe hari amahame n'amabwiriza bisaba kugira ngo twige, tubimenye, twuzure cyangwa twuzuze wa mugambi w'iki w'Imana. Hari abantu bamwe twagiye dusengana, hari abantu bamwe twagiye tubana, ariko ugasanga inshuro nyinshi kubera ko batazi amahame bahora basa n'abizungurukaho. Kwizungurukaho ni iki? Ni ukuzenguruka ukagaruka wari uri ukabura inzira yo gukomeza. Hari n'abatekereza bakavuga ngo aha turasenga abantu naka bagasubizwa. Ntabwo ari byo. Usubizwa yahawe iby'Imana yamugambiriyeho. Wowe utari wasubizwa, Imana iracyafite umugambi wo kugusubiza, ariko bigusaba kumenya amahame n'amabwiriza yo kugumana n'Imana mu gihe utari wagira utari wasubizwa. Kandi ukamenya ko no gusubizwa uguma he mu kibuga. Uwo ntabwo wasubizwa agomba kugenda, wasubizwa aguma hafi. Ariko twebwe iyo mbere abasubijwe ntibagaruka mu rusengero, bagaruka bazanye ibibazo. Ati pastor turabizi ndi, ati nukuri ko Imana cyane turimo dusenga Imana yaransubije. Atari ku munsi byongeye byakomeye. Nagarutse kandi do agaruka byakomeye byacama akagira akagenda. Dore ibyago rero Imana igutabarira mu muriro abandi barimo. Kandi icyo Satani ashaka ni ukuduhoza mu muriro, kugira ngo ukurwe mu muriro burundu, n'uguhora imbere y'Imana. Kandi kugira ngo niyo waba uri mu muriro utumva ubunyinya bw'umuriro, ni ukugumana n'Imana. Amen. Ndashaka kuvuga ku ijambo rito rivuga ngo amategeko y'ikibuga n'amategeko y'abakinnyi. Ikibuga kigira amategeko n'amabwiriza yacyo, abagikiniramo bagira amategeko n'amabwiriza. Siko bimeze ra? Iyo utazi amategeko y'ikibuga nturamba mu kibuga. Kandi iyo uri umukinnyi ntumenye amategeko yo gukina, nabwo umurubitira kuvana. Mwari mubizi ko bigenda. Kandi turi mu kibuga. Iki kibuga turimo hari abantu bakidutanzemo. Hari abantu bakidutanzemo. Iki kibuga cyangwa irushanwa Pawulo yakoresheje gukunda gukoresha ijambo irushanwa. Hari abantu badutanze muri iki kibuga, badutanze muri uyu muhanda turushabirizwamo. Rero iyo utsinzwe usibye imbabazi z'Imana, hari abandi batsindiye aho watsindiwe. Burya aho utsindirwa hari abandi bagira batsindiwe. Hari umuntu nawe wageze ambwira ngo pastor ngo ngende ashaka kuzabwira Imana ngo ariyo ibi bintu yabishobora. Ndamubwira ngo usibye no kuba ari Imana, ifite n'abahamya. Yazana babikoze neza, batangira neza, basoza neza, kandi bakubwira Imana itari yavuga. Rero hari abantu bajya bakinisha irushanwa cyangwa isiganwa, ntabwo bikinishwa. Ni nayo mpamvu muri inshuro nyinshi iyo tuvuze ku migisha yo mu gakiza gusa, abantu tugira inzara yo kumva twatabarwa, ariko ntitumenye ko hari amahame yo kugira yo gutabarwa. Irene yavuze ubwashize sinyagarukaho, ariko hari ibanga rikomeye.
rikomeye bongere bisubiremo rikomeye kumenya amategeko y'ikibuga no kumenya amategeko y'abakinnyi. ndaza kuba ku bintu bitanu usenge mukanya inyuma yanjye haraza kuza umuhanuzi sibye ko nanjye ndi guhanura ntimugire ngo ntabwo ndi guhanura. icya mbere twese ari abaje n'abatari baza twahamagariwe gukorera Imana. kimureba nari umukozi w'akabari, Imana ihindura ibyicaro iravuga ngo sohoka mu kabari jya hehe mu rusengero. hanyuma byeri waserevaga usereva ijambo ryanjye nditabagira ne ndaza. ntimugacire abantu urubanza bari hanze, nabo bazitaba bazaza. ukicare ngo dore uko abaye, ngo dore uko ameze, ngo dore wese wewe wabagahekeye. twese twahamagariwe gukorera Imana, ariko umunsi twinjirira mu rusengero si umwe. nicyo gituma Imana ibwira abantu bose, irabwira abakristo ngo basengere abapagani bari hanze kugira ngo bazabashe kuza mu nzu y'Imana, kuko nabo barahamagara. ariko ntibarumvije. mwari mubizi sinabwiye ko njye nayitabye ndi muzima, abashaka kuzayitaba bapfuye muzagende, ariko njye nitabye Imana nkiri muzima. nukuri ko Imana, ariko ngo sinzi Ikinyarwanda kuki bacurika ibintu. umuntu yitaba Imana ate yapfuye? umuntu yitaba Imana ari muzima, kuko Imana ntihamagara abapfuye, ihamagara abazima. abapfuye baba bagize ute? basinziriye. niyo mpamvu iyo bavuze ngo umuntu yasinziriye abazakanguka, ariko Imana ihamagara uwo bavugana vizavi runaka. dore Imana Edouard ndaguhamagaye, ndagushaka, jya hariya kora biriya. ariko kubera ko tuzi kugira ngo tworoshye ibintu byose twabibatije kwitaba Imana, mwaretse basaba ntabwo nabihindura kuko niko isi yabituritse, ariko reka twitaba Imana tukiri bazima. uko nitumenya umuhanuzi nakwamira akakubwira Imana iraguhamagara, uzavuga ngo reka da witaba Imana aba yapfuye, irashaka yiki, nireke ngere ku munsi wo gupfa nzabone kuza. irashaka akiri muzima. reka mbabwire Imana yaduhamagaye tukiri bazima kugira ngo itumenyeshe impamvu turiho, impamvu twicaye hano, impamvu na gahunda ifite kuri twebwe. iyo tutabimenye mbere tubisingatanya, dutakaza igihe, kandi mu bintu bitazagaruka igihe n'ikijya kigaruka. njya nicuza imyaka 8 namaze mu rusengero mbivangavanga, ndayicuza irambabaza, kuko ni imyaka y'ubukererwe, kandi nkererwa ahantu hatari ngombwa. amen. hari ibintu rero bitanu ushaka kuvugaho umukinnyi cyangwa uri mu irushanwa agomba kumenya kwitaba. icya mbere agomba kumenya amategeko agenga iki irushanwa cyangwa isiganwa. icyo nicyo cya mbere. hari amategeko n'amabwiriza agenga irushanwa cyangwa igirute isiganwa. ariko reka mbereke ayicyanditse tugiye gushingira kugira ngo mutaza kugira ngo ndi kuvuga ibitanditse. Timoteyo, urwa kabiri rwa Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2. ni ijambo ry'Imana tugiye gushingira, turi burishingire. reka dore ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 12. nuko rero mwana wanjye ukomerere ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. iri jambo rito mvuze niyo ntego ya evangelization, yivugabutumwa, kwigisha abantu bo kwizerwa, ariko ibyo wigisha abo bantu bagomba kubyigisha abandi. cyo gituma turi hano mu rusengero kugira ngo ibyo wumva bizajya bigwa hasi. oya,
ahubwo bibika uzabashe kubyigisha. Ku murongo wa 3 ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo aba akinejejwe wamwandikiye umusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba kiretse urushanijwe nk'uko bitegetswe. Umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Zirikana ibyo mvuze kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaweshwa iminyururu nk'umugome, nyamara ijambo ry'Imana niyo ntiribohwa n'iminyururu. Cyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana, kugira ngo nazo zibone agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza buhoraho. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe, kandi nitwihangana tuzimana nawe nitumwihakana nawe azatwihakana. Kandi nubwo tutakizera cyangwa nubwo tutizera, wahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Mwuka wera afashe aya magambo tuyumve neza. Ndashaka kukubwira ihame rya mbere ni ukumenya amategeko agenga iki irushanwa. Natangaye ndimo ndegura aya magambo ku mugoroba, ngira ngo nibwo waje kundeba urambwira ngo ngwino ku meza. Nabuze imbaraga zo kujya ku meza, ndabireka ndarira. Ndabitegura numva umwuka aribyo ambwira kubigisha. Namaze umwanya munini aho nateraniye mu gitondo, natangajwe nuko umwigisha w'umubwiriza w'uwo munsi yayavuzeho gatoya ntiyakomeza. Ariko navuze atariko Imana irashaka iki? Nibyo yabaye n'uyu nawe nibyo ashaka kuvugaho. Ariko ni we avuga gake ku murongo umwe, ariko njye uko nabihawe niko nshaka kubitanga. Ihame rya mbere, ugomba kumenya amategeko agenga iki irushanwa. Mureke tuze kureba muri iyi si. Murabona aba models cyangwa se aba ba Miss Rwanda n'aba Miss bose, buriya mbere yo kwiyandikisha hari ibyo asabwa kuba yujuje. Baramubwira ngo urashaka kuba Miss Rwanda, ati yego, dore ibisabwa. Ugomba gucana bakakugegena inzara, bakakugegena imisatsi, ingoyi bakazigegena, iminwa bakayisara ukuntu bajya bona. Ese make up urabyemera cyangwa ntubyemera? Ndabyemera. Amashuri bakayarebaho, ivuko bararireba. Ntimugire ngo ntabwo barireba. Ntabwo bapfa gutoraguraho ku muhanda, kuko nta bakobwa bagiye kuba ba mbere mu gihugu. Bari gushakamo umukobwa wa mbere he. Mujya mureba uko abatoza kugenda, simbizi munyihanganire ngewe kireka mpamagara umuntu w'umudamu cyangwa abakobwa bize. Munyihanganire geste nkoresha, mumenye ko ndi umugabo ntari mu misi. Sinzi niba hari abamisi y'abagabo, wenda nzagenda abantoza, ariko abakobwa murabizi ibyo murabimenyereye, siko bimeze. Ikintu gikomeye rero, baragutoza bigendanye nuko bifuza umukobwa ugomba kuba uwa mbere he mu gihugu. Ariko kandi nubwo bagutoza babanje kureba ko ujuje ibigize ute ibisabwa. Niba bikorwa n'Imana igira amahame, igira n'amategeko. Nyatangara Imana igira imbabazi, igitabara abantu batari bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Wakubwira ngo nimuze mwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, akabanza akabibara ari mu rusengero, ngende byihorere nici Imana ngende. Ariko abamo Imana igwaya katati yego, amina. Ariko ngwino mu bishuti, oya Yesu we, urumva kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nirwo rufatiro ruduhuza n'Imana, nirwo duhindura kwitwa abana b'iki b'Imana. Ariko abenshi ngo baracyabyigaho, baracyabitekerezaho, baracyabireba, ariko barashaka kubona imigisha iva hehe. Surumva ataragucurika. Warya
iby'uwo mutegeranye. Ni ukuri babwira amatorero yose muri iyi si agira abo bantu bicara ariko batari bafata icyemezo cyo gufata ngo Yesu ahinduke umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ariko baricaye. Kubera iki bicaye imbere y'umuprofeti? Imana igiye gutabara abantu 10 hano, agahita avuga ati ndi uwa mbere. Ariko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ndacyabyigaho, ndacyabitekerezaho, agasubira. Murumva abo bantu mu by'ukuri nubwo twababwira ngo Imana izabagirira neza, niwo musingi. Ubundi si neza batabonye niyo. Amen. Kuko Imana yabarinze batari bayemera, ibakiza amakuba n'ingorane batayizi, igeza ibazana mu nzu yayo ibararikishije ikivugirizo cyayo. Ariko ugasanga bakeneye ibiva ku Mana, ariko kugira ngo usabane n'Imana ntabwo barabyemera. Burya babisha amategeko y'irushanwa. Amen. Reka ngaruke kuri bano bantu biruka b'amagare. Mujya mubabona? Burya baba babyitoje, baba babifatiye umwanya, bagira amabwiriza n'amahame babaha, babaha imirongo ntarengwa, bakabwira ngo muraca muri muhanda, ntabwo baba bavuze guce kwa Mushimire warangiza ugaca Kanombe. Ubwo wirushanwa waritakaje mu mubare w'ababagwa ntugize ute nturi. Ntabwo mubizi se? Ni ukuvuga rero niba umuhanda ari kwa Mushimire, sitade, komeza Kacyiru, Kimihurura, ntabwo bavuze Kacyiru Meridiye, bavuze Kimihurura. Tumva kandi utuyira twenda kuba turi hamwe, hari uhita Kimihurura cyangwa nako uca Meridiye. Aciye Kacyiru kuri hariya kuri za ambasade no kuri za ministeri, ariko abandi bakomeje Kimihurura, bambukiye mu mujyi no mu Kanogo barakomeje, undi yaciye iyo. Nicyo gituma bitewe nuko abantu banyuze atandukanye ntibagererayo rimwe. Noneho dore ikintu kivuna wa muntu wakizi bitari bihagiye bimusaba gusubira inyuma, kujya kongera guca hahandi Kimihurura. Ubwo abandi bageze mu mujyi barimo baracukanya ubwo. Ubwo azabageraho kuwa kangahe? Bazajya barenga umujyi n'abagiye yatangira undi. Niko bigenda. Kimureba twese turi imbere y'Imana, ariko abenshi nabagarutse 5, nabagarutse 6. Naguye nabyutse birimo, none nabivuyemo, mumbabarire muri iyi minsi simboneka, mujye mugabanya. Buriya nasanze n'iby'Imana birimo igipindi, abakozi b'Imana b'iki gihe nabo yewe rwose ubwo bubyutse ko kujya gusenga simburimo. Akagenda karya, akanywa, akiba, agasambana, akabeja, karapfumuza, agapfapfana, agasinda, nta kindi adakora. Igihe kimwe abonye ko nta mahoro abirimo, akongera akaza gutangira. Nagarutse kandi nagarutse. Ese burya uracyaba muri korali Mama Yesu we, uracyayibamo iyi none yagiye muzanyemerera nongere subiremo, urumva akajya kongera gutangira bundi bushya. Dore ikibazo, uwo muntu n'ubwaje hari ibintu bibiri bibaho. Iyo utakaje icyizere kugira ngo kigaruke birahera. Ari abo wakoranaga nabo bagutakarije icyizere, ari Imana yaguhamagaye gutakarije. Babwire muri iyi si icyubatse iyi si, ibikorwa byose mureba ni icyizere. Ibihugu bifite inguzanyo nyinshi, isi ibiha kugira ngo bagere ku iterambere, ariko bazagende bishyura. Tuvuga ko ari icyizere. Abacuruzi benshi bubakiye ku cyizere cy'ibyo bahana, nta mafaranga bahanye, ejo bakagaruka bakishyura. Hakora icyizere, iyo utakarijwe icyizere utakaje ikintu gikomeye. Muri iyi si cyubatse abantu bubakiye mu bana bakomeye ni icyizere. Mu Mana iyo usomye igice cya mbere cya Timoteyo, urwandiko rwa mbere igice cya 12, yandikiye Timoteyo, amwandikira amubwira ngo yewe Timoteyo we, ndashimira Kristo Yesu wambashishije, agatekereza ko no kwizerwa kangabira umurimo. Nubwo nabanje kuba mubi, ngaba umunyarukoni, ngaba umurwanyi, ngaba umutukanyi, ngaba urenganya itorero ry'Imana, ariko ibyo nabikoze mu bujiji ntayizera. Ariko maze kumurikirwa na Kristo, atana no gusubira inyuma, sinongeye guhindukira ngo ndebe bya bindi n'abagabo, nafashe icyemezo giye.
aramwandikira aramubwira ngo rero niba hari imbabazi abantu bagirirwa ninjye wabonye imbabazi bwa mbere kuko nari muri hanyuma y'abandi bose. niba ari umunyabyaha wa mbere yitanga ubuhamya ngo niwe, ariko Musa arihamya ko bihagaze neza kuva ahindukiye avuye mu byaha yafashe icyemezo. ariko abenshi baba mu nzira zireba inyuma. Muswahili yaravuze ngo mupenda tuwili kamoja kanakuponyoka. iyo kaguponya tugatoragurira hafi aho se. ngizi ingorane tugira. rimwe abantu bagasenga bakiyiriza bagasenga Imana ikavuga amasezerano akomeye, ariko uburyo bwo kuzayabona ninde uzabugirana, ninde uzabihagazemo neza. impamvu ya mbere ituma tutagera ku bintu bikomeye ni ukutamenya amategeko no kuyakoreramo. amen. simvuga amategeko yo kwa Musa yaremerereye Abisirayeli, ariko hari amategeko yo kubana n'Imana. Imana ishimwe. hari ibintu ugomba kumenya, ibisabwa byose ugomba kubimenya. igihe cyose ukoreye inyuma y'umurongo ubangamira abantu bose. ntabwo muri umupira ugize umukinnyi asabwe guhagarara akarindira ko bamusubiza iki mupira. iyo umupira ugiye inyuma utegereza ko bagusubiza kujya kurwanira n'abantu hanze. igihe cyose uzaba ufite ubuzima bubi uzategerereza aho Imana iri kukubwira. wemere usonze uhasonzere, wemere uhababarire uhababarire, wemere uhambarire ubusa n'Imana izakwambikira ubwambaro. ariko iyo ushatse kuba ubuzima bwo gutekereza gusa ubwenge bukuyobora ubwenge gusa ubwenge gusa uzashiduka waguye mu rwobo urenge imbago. reka mbabwire niko madamu twabaye mu nzu, nta kibazo kubivuga wihangane niko kuri. twabaye mu nzu 20,000 uvuye mu mafaranga, mvuye mu maduka tujya mu nzu 20,000 tumara imyaka 2 hariya hepfo hano uruhande rw'amakara. turagendera tunanira kutwishyura imyaka 2 tugera mu 480. umunsi Imana yagiye kuvugana natwe aravuze ngaho niho nzabarindira, mwananiwe kwishyura mugumaho nzabarindiraho. dore igitangaza Imana yakoze, iduha umusiramukazi wari utuye hafi aho aradukunda, abwira sebuko aramubwira ati aba bantu bari muri iyi nzu ntuzabasakuriza, ni abakozi b'Imana. none ntibamba amafaranga cyangwa uyambe, tegereza wa musaza ntazacuruza pasiteri. none umupasiteri wawe udashoboye zana n'umuberezi. aramubwira ati mva rero uyu muntu namugizeho inzozi, azagira itorero rikomeye, azaba mu birangirire muri uru Rwanda. uramenye utazamusaba baramwima, muha amahirwe mureke. ntabwo ubyibuka mama kujya tuvugana, turagenda umunsi uyu mugore yaragiye kubyara agakobwa afite k'imyaka kafesi gafite 6. bavana umugabo araza aravuga ati nubwo nta bushobozi mufite nimujye muri iriya nini. ibyo biri gukorwa n'umusiramu si umukirisitu. mwebwe mugira ubugome bwayo bwo kuratanga ufite icyo Imana yakuvuzeho, ariko kugira neza byarakunaniye. wishe amahame y'ushaka. aratuza aradutegereza, aduha indi z'ibyumba 2 na salo. turi kugenda hari abantu bademukiye muri icyo gihe, ntabwo nzabyibagirwa. ni abantu baje nibwo bwa mbere ngo baje gukora anniversaire yanjye, bamenaho amazi barandwaza ibaze ndi mu kazu katagira uko kangana, katagira intebe, twicaye ku mukeka, amasengesho ahoraho twinginga Imana, duhamagara zaburi n'ibihimbano by'umwuka wera. mu gitondo nimugoroba wumva abantu ngo bakumenya amazi ngo happy birthday. koko mugusha mwigeze mwumva isabukuru yo mu butayu? narababwiye ndi murambe mukeni mubuze kimwe, icyakora ntacyo we n'igihe kizaza bizabibaho, ariko urumva aho byafata. Imana irambwira ngo niho nzakurindira muri ubwo buzima. muzi ikintu yankoreye ku munsi wo kuhava? twishyuye amafaranga yabo, dusagura arenga, twimukira hano muri Avega mu nzu 80, tuvuye mu nzu 80 tujya mu 150, tuva muri 150 tugeze mu za magana. ejo bundi turaje twubake, nuko Imana igenda ibikora. kandi gutabariye kuri ka gasozi
apana kujarajara n'igisiga. Gumaho, tegereza Imana. Iyo utabizi wibwira ko Imana idahari. Iyo Imana iri kugucisha mu bihe bibi irakubwira ngo tegereza. Wanasifiwe. Hari abandi bahita batesha abagore umutwe, sobukwe nta munani yaguhaisha, genda ujye kuzana isambu yo kwa sobukwe, sana genda wabwire bagurishe, ntabwo ubuzima twabuba muri data mukatagurisha agasambu. Abandi bakajya gutesha umutwe wa vindimwe, naracecetse. Nta muvandimwe amenya amakuru yanjye, data kuko yajyaga yabwirwa n'abandi. Uyu mugore mfite yagezaho agira ibiro 45 avuye kuri 95. Wayajya agenda ukagira ngo arimo arasubira. Nanjye ubwanjye najya mureba akagira ngo ukuri kw'Imana n'umuzunge mfite, aragenda arasohoka umona yabaye mugufiya, inyama zigira uburyo zishe. Yesu azakurindira aho mwa, azakurindira aho kabisa. Kuko ngiye kumera kwa kundi najyaga nyoyo. Kandi uwari inzoba bigikara. Aho hantu ni Imana yavuze ngo izaturindira aho. Gumaho. Mwebwe hari ikosa mukora. Ngaho nambariye ngo neza ngo ngiye kuyihambarira ngo mpambarire igisebo. Emera Imana izanahagukurira igisebo. Reka kwiruka. Natakaje abakristo benshi b'abana hano. Babonaga tugeze mu bihe bibazo ngaha ngo turabona ngo hari ibibazo. Nta rusengero na rumwe rutabamo ibibazo. Tiruba. Usibye n'urusengero ni mujyi wanyu mu nzu, nta bibazo bihari. Turwana n'umugabo kandi yaragukingiye baragukora. Abana ntibagusuzugura ari wababyaye se. Nta ibibazo bitabo. Ibanga ni rimwe. Ni ukuvuga ngo ngewe n'Imana ndashaka ko tugumana kandi nzatsinda iri rushanwa. Abatabizi bazi ko agakiza karyoha. Agakiza gafite imbaraga ariko gafite n'ubutayu. Iyo kagushyize mu butayu emera. Iyo kagukuye mu butayu kakujyana i Kanani. Ariko abenshi bananiwe kwihanganira ubutayu. Mfite umuhungu wasereraga, ndamubwira umunsi umwe ndamubwira ariko wakicaye mu rusengero twakugira icyizere tuguha umurimo wawukoze. Ngo oya, ngo mari kureba hari amavuta muri iyi minsi. Ibyumba byose yarabizengurutse kandi ubwo asenya ingo aka gatatu. Kugeza ubwo Imana yamwise izina ndagiye kwirirwa mvuga, arangije akagenda avuga ngo Imana yangisiye. Ikizina kibi ntababwira. Kamubwira ni ndumva kuri ikibazo. Ikibazo tugira niki? Twebwe dutekereza Imana ng'Imana itadukunda, ariko Imana iradukunda. Ariko nubwo idukunda yadushyize mu irushanwa, yadushyize mu isiganwa, kandi usiganwa uko bikwiriye ni uhabwa ikamba. Ntabwo ari ibikino. Pawulo arabwira Timoteyo, arabwira ngo witonde cyane kuko urushanwa uko biteganijwe niwe wambika ikamba. Ariko urushanijwe akina nta kamba ry'ute yamwe. Amen. Uriya mwana uribuka mama wari kumwira ngo nimusengere, uriya wabaye igisonga muri 2021 ngira na 2021. Mama we yarambwiye ngo uyu mwana yagiye mu bintu ntabyemeye. Urabizi ko ndi umuyobozi, mama wakora muri we ni umuyobozi mu birwa hiryo byo. Arangije arambwira ati Mana yanjye, uyu mwana wanjye agiye muri Miss Rwanda, uyu mwana yananye ndamubwira ku mwana mureke. Icyambere ntabwo ari habi. Icyakabiri bagiye gutora umukobwa wa mbere mwiza mu gihugu. Cyagatatu uriya mwana azapiganwa n'abandi abone icyo abandi bamurusha. Mureke. Yabaye igisonga, harya ngo bita ibisonga, urya wungirije. Yes. Ubu afite gahunda yo kongera gusubiramo. Ntiyabaye uwa mbere ariko ngo bari kwitoreza kongera kugira ute gusubiramo. Aba ni abantu bitoreza ibintu by'umubiri. Niko iby'Imana bigenda. Iby'Imana iyo watsinzwe none subiramo. Iyo wasitaye none subiramo. Iyo wacogoye subiramo. Kuzageza ku munsi uzandikirwa intsinzi ari wowe uyifashe. Amen. Amen. Reka mbabwire cyangwa tubirukane. Ugomba kwita cyane ku mategeko n'amabwiriza by'umutoza. Muza wa Bencheri, ijambo wa Bencheri ni umutoza wa Bencheri ngani bari kuba Bencheri ngatamenya.
oya ntabwo witonde kugushyira kuri benshi ni ukugushyira aho ngaho wicaye kuko ntiwakijyana n'umutoza atari ukugize ute gushyize niyo waba uzi gukina gute yatavuze ngo niwe urabanzamo ntiwajya umuhanga yita ku mabwiriza y'iki dore rero twebwe abatoza turarwana Imana yigeze kumbwira ngo umuntu urwaye ni mwarimu wawe agiye kugutoza kwigisha ariko arangoye ndasakuza mvuza induru kandi emerereye ati sakuza kuri gutozwa wajya ugabanya urusaku yoboka iki yoboka umutoza Bwana asifiwe yoboka iki iyo uri gutozwa urihangana kwibutse ko umutoza ashobora guhita amanika igipapuro ngo uwo ngo turamusimbura nasohokemo dushyiremo iki undi ni umutoza ubikora rero iyo ushaka kubana n'Imana ugomba kwitondera amategeko y'iki y'umutoza niba udutoza ni Yesu n'aba bapasiteri Imana yabahaye Yesu ni umutoza mukuru ariko aba bantu mwitwa ngo n'abashumba bayo niba Imana yabaye ngo abatoze yagutoza guhonda yagutoza kubwira nabi usabwa kwemera amategeko y'iki y'umutoza niko bigenda none se reka mbabazi ntimurebe imwanya ko ndi pasiteri w'itore uyu mwanya ashobora kugira uwo sitaza kuba nagusitaje n'ibiguhesha uburenganzira bwo kuyituba ngo nirukanse n'ukuri ati pasiteri anita icara ahubwo mukandagire niko bigenda niko ejo bundi twarimo twumva ubuhamya bwa Solange na Pastor Oscar hepfo muri Harvest bigeze kuba neza bose barabirukana muri korali bose barabirukana baravana uyu munsi n'aba pasiteri Gerard arahaguruka ati bo umuntu wese udafite umusanzu toka sohoka sha muza kubyagarara hano mu ntebe wageze mu mwara zishyuye musohoke mugende niba nta misanzu ageze kuri Oscar aravuga ariko yafite umuntu uvuga uyu muntu uvuga reka murokore usigare ariko n'umunwa amafaranga nta ubuzima tubamo usabwa kwihanganira uri kuguto mvuze ku gice cy'abapasiteri umugabo wawe n'umutoza madame ntabwo ndigeze iyo wari kujya yese sinamwegarana inkweto none ni yese ndamubwira ndi kandi nta uri ruhande rwanjye nanyoye mu izina rya Yesu abagore nk'aba ngaba baza kundana iruhande kwakina na Yesu tukashitana ndageba burara neba iminsi ibiri dushyingiwe mutoza mwiza wamubishe mutoza ashaka harara tumaze iminsi ibiri dushyingiwe twashyingiwe kuwa 4 kuwa 6 ndara mu gifete cy'akabari ntabyazi koma naramutunguye nta kuvugana yarambaje ngo wiriwe sheri vuga uri hariya ku ruhande umutoza aragutoza ku nabi no ku neza kayoboka ntiyaharaye hasi uyu munsi ararimba ngafite umugabo w'umupasiteri ntiyashatse ndiwe no iyi ni intsinzi yagezeho yari kumisiga akajya abona pasiteri none aca kuri televiziyo afite undi mugore kandi yaragitsinze uwo mu bantu ukubangamiye ejo niwe uzamera neza uwo mu bantu ukubihiye niwe uzakuryohera uwo mugendana wumva utishimira urarara witotomba niwe uzahinduka ukora ibyiza mu isoza ry'ibintu ariko iyo utabizi utuma umutoza wawe uramuta ngo nukuri ko Imana ije gusezera pasiteri ije gusezera urajyayo gumana n'umutoza yewe gumana n'umutoza urajyayo amen none se mbabazi umunsi Sara yatutse nako karakagaye kasuzuguye Sara yaravuze ati Imana ngo mva ngwino dukira urubanza n'Abrahamu uyu mugore akaguma hangana uyu mwana utinyuka guseka ku munsi w'ibirori by'umwana wanjye baragenda Abrahamu agiye imbere y'Imana ngo ibyo Sara avuze ni ukuri senda ishoreke senda n'umwana wawe bagenda Sara ibyo avuga ni iki ni ukuri umwana mbabazi Ishimayeli yari Abrahamu
none se Hagayi yari umugore wa Aburahamu na Sara n'umugore wa Aburahamu, ariko kuko igihe cyo kugira ngo Hagayi ajye mu ishuri kigeze, Imana yemeye ko agenda mu butayu, agenda arira agaburira umwana, ngo ako kanya bageze mu butayu bakoze urugendo rw'iminsi, impambi bashiriraho mu nzira, ngo ararira aravuga ngo rero aho kugira ngo n'umwana wanjye yicwa n'inzara, ngo aragenda mujyana ahantu ahamwitegera ngo adapfata mureba, ngo ako kanya marayika mukora ku maso amwereka iriba, avoma amazi arayanywa ayaramiza n'umwana, maze urugendo rugira ute rurakomeza. Rero reka mbabwire ikintu gikomeye, ukwiriye kwitondera igihe urimo, niba uri gutoza ukwiriye kubyemera, apana gusakuriza iruhande rw'umutoza. Amen, amen. Mperutse kugira inzozi ejo muri korona, ndota twari ku kibuga cy'umupira i Burayi apana mu Rwanda, ndota umutoza aje afata ukuboko arambira ngo ndashaka rero kujya mu kibuga kuko niwe wihanganye, ariko mbabwiye amasaha ari nicaye, umupira waratangiye ugera muri mite ya mbere irarangira, batangira iya kabiri nicaye nambaye imyenda y'abakinnyi, abandi bakajya basakuza uriya arakina nabi nave mu ngemo, uriya arakina nabi nave mu ngemo, njye ndaceceka. Umutoza ntiyarebye barya basakuza, yaravuze ngo kuko watuje yabijye mu kibuga kandi rero ntawe uzajya gusimbura agiye kugenda, babandi ngo none se twebwe arabihorera. Mbibutse ko urusaku tugira ntirwaduhesha amahirwe, ariko ibanga ni rimwe, biravuga ngo nimugaruka mugatuza, mwituze no mu byiringiro, niyo muzabonera ibisubizo. Ariko abenshi ntibagira ituze, reka da igihe nasengeye imyaka ishize, reka Mana nawe warangoneranye. Ntabwo Imana yakuboneranye, habaho icyo bita amabwiriza n'amahame. Icya kane, ugomba guharanira kuba uwa mbere ibihe byose, kuba rutahizamu, kuba rutahizamu. Ngewe ndi rutahizamu kwa data no kwa mama, ndi na rutahizamu kwa data mukwe, mata sindi rutahizamu iwanyu. Iyo byakomeye ninjye bahamagara ko bati ngwino nkaba rutahizamu. Kuba rutahizamu uzi icyo bisobanura? Kuzana intsinzi ahari hari ibibazo, kuzana ibisubizo ahari ibibazo, ni icyo umuntu Kristo akwiriye guharanira. Amen. Umukristo mwiza aharanira kuvuga ngo urugo rwanjye, itorero ryanjye, abana banjye, umugore wanjye, umugabo wanjye, tuzahagarara dufite intsinzi. Ariko abenshi hari abaza kabiri, pastor ngendo kuri umugore muri iyi minsi arananiye pe, arananiye, yakunaniye umeze gute? Ngo umugore usigaye ngo ateka nabi, ngo asigaye ngo ubona ngo ngiye ngo uzi ko asigaye agera mu rugo saa moya, aho utabyari mutariye magera saa 4, none wagenda uza saa 12. Hari amahame mwashyizeho umugore ko saa 10 agomba kuba ari mu rugo, wowe ukaza saa 6 z'ijoro. Nushaka ko ibintu bihinduka bihindukira muri wowe, ntabwo bihindukira hano. No, Paulo arereka Timoteyo ko ibyo akora byose akwiriye guharanira kuba uwa mbere. Bwana asifiwe. Kuba wajyariye uwa mbere. Imana ishimwe. Tugakunda abagore bacu tukaba ba mbere, tugakunda abagabo bacu tukaba ba mbere. Icyanyuma, umukinnyi wese agira umusimbura. Timurebe irushanwa turimo, inyuma yawe hari umusimbura. Amen. Hari umugabo umwe bajyaga bamushuka, umugore akamubwira umutware ndagukunda, hirya yawe ni ukuri kw'Imana, uramutse upfuye nawe undi mugabo nashaka. Ni upfuye mwivuga umugabo ni ukuri kw'Imana, ubona nongeye kwasubira iyo namusinye ne kubyumva. Umunsi umwe gusa baramufasha, baramufunze, bamukatiye imyaka iyo 2. Yagarutse asanga yarasezeye mu rugo, arashatse undi mugabo, arabatewe imyaka 2 yari byinshi, kandi yajyaga kwanga apfuye ntiyashaka undi, gereza gusira batandukanye y'imyaka ingahe, kandi uzakubeshya. Umuntu nakirwa kuririmbira indirimbo ngo uwa mbere uw'imperuka, uwa mbere n'uw'imperuka ni Yesu wenyine, uwa mbere n'uw'imperuka ni Yesu wenyine, abandi bose barabeshya. Uzamumenya mwageze mu makuba, uzabimenya.
bakakuririmbira indirimbo z'ibikona gusinde uzabimenya. Ubu natinyuka nkabeshya umugore wanjye muramutse utakiriho ngo ntabwo nashaka nabuzwa n'icyo ushaka. None se umwana nanjye ungana gutya urumva ibyo nyuma najya kubishyiraho. None se ubwo nabaho ntimukandabeshyane mujye mubwizanya ukuri. Yesu ntazabibahana wenda yabibeshya wenda tuko yabivuga ariko njye sinakirwa muri icyo kinyoma reka ibivuga niko kuri. Mwebwe murabeshya ariko njye sinabeshya. Imyaka 35 ufite murumva nagira 90 kazagira 100 nabani. None nisasira niyoza n'izina rya Yesu. Ntabwo bishoboka ibyo bintu. Hari ibintu mukajye mubeshyana ujye muvugisha ukuri. Niturama turaramye dushimira Imana ariko hari igihe byabo biza ntukabeshye. Kandi ibyo biba mu barokore barabeshya. Mata wabyumvishe urarakaye. Mvuze ukuri nurakara ariko njye mvuze ukuri kwanjye kwawe singuzi. None icyambere cyagiye umuntu uzakwirataho inyuma y'umuntu haba hari undi. Abahungu akirirwa gutesha umutwe ngo nabantu ukuri nunyanga zasa nagende inyuma y'umuntu haba hari undi. Nikosa abagabo tugira kwirwa tukabakora n'inyungu tuze n'inyungu gaburire ubayeho kuberanye upfuye yaba. Nikosa kwirwa utoteresha umuntu amagambo ngo dukuri kw'Imana ngo wowe utafite ngo waje ngo wowe muzi utafite utaburiho genda urebe katazaba. Ikintu umuntu abura gahungabana n'Imana. Iyo uzima iyo uze Yesu bagiye kumusaraba iyo mutakaje mu muri genzi muzi ariko abandi bose inyuma y'umuntu abari ngo nukuri giye kwabangura kwiyahura nukuri mushakira umugozi niba wuguhe baguhe n'amabuye yo kwimanikaho niba yena yakuma ngewe nta masengesho nagusengera ngo ntujye kwiyahura. Waje ukambwira ati ndagiye nakubwira nti ukeneye niki n'amabuye fatayo naya ngo ugiye kwiyahura kubera ko runaka yakwanze ngo ngiye kwiyahura umugore yantaye ngo sheri ngo yambwiye nabi ngo nukuri ndiyahura nibaguha amabuye mujyane. Yuzi impamvu ya mbere ntiwamenye Imana. Iyo umenye Imana ntiwavuga ibyo bigambo. Niko ubwo mwakundanaga cyane ni bande bapfanye bajyana mumva umwe aravuga ati noneho ubwo yapfuye nanjye nimushyiremo tujyane baduhambane turajyana. Ntabwo ngiye sigana noneho nanjye nimushyiremo kandi ndi muzima. Arahari kuki ufata ubuzima bwawe ukabushora mu muntu warangiza ukumva ko atari utabaho adahari utabaho atakoze utabaho kubera ngiri ikosa abantu bakora. Bibiri ngo hapfume umwana w'umuntu wiringira undi kandi atabanerwa mw'iki agakiza. Gana ku musozo nirukanye ibintu bikomeye Pawulo yavuze. Aragira inama Timoteyo nk'umwana we yabyaye mu mwuka. Niko biri tubwire ngo dukorere umwana wanjye ukomerere mu buntu ubonerwa muri Kristo Yesu kandi ibyo wanyumva uyu nta mugore yari afite yemeye guhitamo kureka umugore aravuga ngo nzabana n'Imana ndafite umugore. Yes. Erega buri bwo mubona ibaza umuhungu umusore wirinza yapfuye afite imyaka 20 yapfa hagati y'imyaka 80 niyo yari afite ntiyigeze asambana ntacyo yigeze akora kandi apfa nta mugore afite agenda neza aravuga ngo narinzi ibyo kwizera mbikiwe ikamba umwami umucamanza utabera azamba kururya munsi. Ako twebwe abagabo nuko ubu ngubu ibintu byarakomeye ibintu byarakomeye bavandi ibuka kuri mwirushanwa kandi ukwiriye kumenya amategeko y'irushanwa. Amen. Ikintu ukwiriye kuzirikana hari imbaraga zigushoboza. Hari imbaraga zigushoboza. Gute mumbwira ngo ibyaha dukora ngo hari ibiki bidutera gute?
Eliya yigeze kwibeshya avuga ijambo rikomeye muri gice cya 19 ngira ngo ni mu rwa 16 kugera muri 18. Yezebeli yamuteye ubwoba bw'ibiguteye ubwoba arahungabana ngo mana Imana iramubaza ngo ese uri muri Amerika aho ngaho ngo nukuri ngo dore nagize ishyaka ryinshi nagize umwete mwinshi nisha abahanuzi ba Bayali ati none dore Yezebeli aragenza ubugingo bwanjye ngagira ute abwiki kandi ninjye muhanuzi usigaye njyenyine ubishe ryakosa ninjye muhanuzi usigaye. Imana iramubwira ngo genda ujye kureba Elisha urebe uwo bita Hazayeli nurangiza ugende wimikisha amavuta avuga n'undi muntu umwe wundi sinzi uko abwita nibagiwe izina rye nibyibuka naribabwiye arabimubwira manuka ugende nurangiza numara no kubimika inyuma yaho ndaba nisigarije ibindi 7,500 byapfukamira Bayali. Gute kuvuga ngo umuntu akuvuyeho wapfa mupagani utarakebwe utandukanye nawe wapfa. Nigeze nabwira akana k'agakobwa kigaga muri Yerika kari gacumbitse hejuru ku kibanza kijya kibanza hano ndamaza niko sha niko komba ufite umugabo ati nta mugabo ufite kandi mbona ufite umugabo ati nukuri nta mugabo ufite none so murarana n'uwandi ko nyine urumva ngo niwe unyishyurira inzu niso wanyu ninde wandi wona se pastor nimureka ubwo urumva nakishyurirwa amashuri nane andihira ishuri andihira inzu icyakoze ni papa runaka n'abana bafite 6 n'umugore we yitwa mama runaka batuye Kicukiro mu Kagarama nyine urumva araza agakubita icyumweru wanjye agakubita n'ibindi byumweru y'umugore we none se wowe urebye ibindi nyine ndi kwiga muvana amashuri muvana kandi reka mbabwire niwe wa mbere uterana niwe wa mbere ushakashaka uburyo yagira mu rusengero. None urusengero ntabwo rwashobora ntirufite imbaraga zo kumwambura umugabo w'abandi. Ikintu namubwiye Imana arambwiye ngo mubwire ngo natamurekura agiye gusoza ntari amashuri atarangije kabiri uyu mugabo Imana igiye kumutwara utazongera kuza kumureba gatatu sinzigera mu ndi mugabo ubuzima bwe bwose. Sinabimubwiye sugira ngo yaramuretse yagaruwe no kuza kumbwira ngo wa mugabo yaragiye ubu bagiye hanze n'umugore n'abana buri indege baragenda usigaye uwumwe hanyuma uje kunsaba undi uragira ngo guhesha undi ati wowe nyina tundi inzara iranyishe ari mureke mbabwire bavane agakiza kacu gafite amategeko n'amabwiriza nitutayamenya tuzizengurukaho ubuzima bwacu bwose. Biratangaje kubona abakobwa mu nsengero badashaka kunyurwa na Yesu. Umuntu arakuragira k'ihene k'inkoko aragutoresha amashashi ni gatoya akazakwikoreza n'ibitikorerwa warangiza ngo muvuye hose byagenda gute watakaje umuntu w'ingenzi kandi ni Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu shime kuhimba shoka ushobora kubivamo no kubijyamo utekereza ko bizakuberurisha. Pawulo aramubwira Timoteyo aramubwira ati rero mu makosa utazakora hari ibintu ugomba gukurikiza. Icyambere umusirikari wifuza kunezeza umuyobozi we agomba kwitondera amahame n'amabwiriza ahabwa n'umuyobozi. Icya kabiri umukinnyi wese wubahiriza amategeko agenga umukino abikora neza akazasoza neza. Hari ba Ronaldinho bahawe ibikombe by'uko bitwaye neza basoza kariyeri yabo bahinduka abatoza abandi. Abantu bajye bahabwa ibikombe bikomeye ni abantu bitwaye neza mu kibuga. Ejo bundi naratangaye umukinnyi yarababaje sinyamuna kure umupira sigana yari yakinnye ikinnye nanjye ndawureba. Umuntu aragenda ibaza abandi agiye gutera umupira amutera godi neza arayimujoba. Sindibaza ubugome umuntu we ni bwoko yabonye uriya muntu ari umupira. Umunsi umwe aragenda mucaho
amutikura ikoko twibaza uyu mukinnyi yari nuwahe uzi ikibazo kamere imuri gishobora kwica agaragara mu kibuga nk'abakinnyi agaragara nk'abandi ariko kamere imuri ngo ntiyica uva mu bi igihe kirageze ngo twebwe abakinnyi ba Yesu dutsinde kamere dutsinde iki kamere wige kugira neza wige kuvuga neza wige gusabana n'abandi ntubagirire nabi iga kuvuga neza kuvuga neza hari igihe nganira na madamu nkamubwira ni ngewe mu magambo yose mvuga hari igihe nsubira inyuma nkongera nkareba namubwiye iki ariko sinamubangamiye hari n'igihe mbwira ariko mu magambo navuze sinakubangamiye uzi impamvu hari abavuga ngo wakicumu kandi akibagirwa ko abivuze wakintuza n'abantu bajya bitana abantu ngo ibintuza abandi bakavuga ngo ni igicucu kandi ako kanya atamahoro ya Kristo batadamu kikibikunda twige kuvuga neza nk'abakinnyi bitwara neza amen swarigiye umugabo abwira amagambo umugore abadamu mwararushye n'abasengera Imana gore uzi ko umugabo yirwa kutwaga icucu uri vaze nta nyumaze nta gaciro uri base uri intoryi narivuze intoryi zifite agaciro uri igisi uri torosho uri tapi bakandagira mukanya mu mata wese ashimwe ariko abagabo natwe tubitanga ntabwo ari byo umuntu mwiza agomba kuvuga amagambo meza arura mugenzi we n'igihe bagiye kuganira neza akavuga ati n'umuntu umutima wuguwe neza aramuganiza aramubwira ngo rero umukinnyi wubahiriza amategeko agenga umukino niwe ukwiriye kandi asoza amubwira icya gatatu aramubwira ngo umuhinzi ukora cyane niwe ukwiriye kurya uruzabibu urashaka kurya uruzabibu kora cyane rara amajoro uganira n'Imana fata ibihe byawe usabane n'Imana amen ndibuka umunsi umwe nigeze gukora turi hepfo ya kwa Mushimire sinaruhukaga murabyibuka abo twabanaga ndaturika amaraso aratungereza banzanira umuswara nari ngize ngo ni nk'amazi amanutse ndamanuka amaraso arava nari maze iminsi 21 senga ntarya imitsi na basting iraturika bagiye kwambwira barambwira ngo udashaka uburyo uruhuka iminsi yawe yagiye ubu dusenga ibintu tw'uduce hano turayica n'uduce episode dusenga hano ubu nikeneye sare ku buryo dusenga tukava muri 21 tukayitangira tukagaruka kuri 3 tukagaruka kuri 7 tugakubita 40 tukagaruka kuri 2 tugasenga ibintu tukamenya niba twarasenze koko twarasenze kandi ibintu byo kwirwa kwinyiga ngo kandi uzaza utariye yazo twibutubwira ngo wakane tuzaza tutari ninde se babibwira ni kurya kwese twari bagirira ariko amavuta twari dufite yirwaga hamagara hakurya abantu barazaga ngo nimujya Imana ikorera ako kandi iwacu byari direct none turasenga turikana basimuka sana ndibagenda ntabwo dusenga tuza gushyushya umwanya muto tukaba turitahiye dusigaye dukorera ku amasaha twarasengaga abantu ndabyibuka muhindane winde yaje yafashe diplome ayimanika hejuru muri parafo abwira Imana ngo ujye uyifotorera hano muri parafo ayibika mu ibanga Imana yajyana muri banki uyu munsi ni umukozi wa banki ariko mwebwe mwazimanitse muri banki ibyacu bikwiriye kuba imbere y'iki Imana igituma tudashya ngo tumeneke n'amasengesho make muri twebwe singiye kuvuga amasengesho ariko Pawulo yahoraga imbere y'Imana yibabaza yaravuze ngo niba arabirije ubusa naza mu ba mbere niba arabakubiswe inkoni nyinshi naza mu ba mbere niba arabafunzwe cyane nagiye muri gereza inshuro nyinshi bamukatiye igifungo cy'imyaka 2 ariho aragikora arakirangiza yandikira itorero ry'i Filipi igice cya mbere n'umurongo wa 6 aravuga ngo icyonzi neza nuko yatangiye umurimo hagati muri mwe izana usoza iryo ni ijambo yandikiye mu nzu y'Imana arandika aravuga ngo nimuhumure yanditse ku murongo wa 20 aravuga ngo icyonzi cyo avuga amagambo meza ajyanezeza Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 20 reka babasomere mwumva amagambo yavuze uyu mugabo ajya ashimisha Abafilipi hari wageze asomere 1:20 dore uko yavuze amagambo akomeye yaravuze ngo kuko ntegerezanye ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikindi cyari cyo cyose
ahubwo nzajya agira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose nk'uko bimeze ubu, nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa. Ubuzima bwe yari yarabwinjije muri Yesu. Soza kugira ngo tuze gukomeza, ndakwifuriza kongera gutekereza umukino urimo, umenye ko ufite iki? Amategeko n'amabwiriza. Icyakabiri, wongere utekereze ku mahame agenga abakinnyi, urebe kuyahagaze. Yes, niko bigenda. Iyo bitagenze gutyo dukina nabi. Imana igeze yambwira ibintu, irambwira ngo witware neza, ngiye kukugirira neza. Nari ahantu mbabaye, umugore wanjye aza kusura rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru, mbabaye. Irambwira ngo ngiye kugukorera igitangaza kandi uzakibona, wowe witware neza gusa. Imbwira utuntu dutatu nagombaga gukora, naradukoze. Wababwira esikariye tumpesheje aho nadukuye ni mu mwobo. Irambwira ngo hano naguhera diplome ya teoloji. Kabiri, ukora iki kintu cyitwa kuvuga ubutumwa mu mubabaro, ndaje nzakugirire neza. Mbabaye, urasaba kubwiriza, wowe wakubwira kubwiriza ahantu wabishobora kuko Mana tubungoye. Irambwira ngo binkorere utyo, ndaje nkwereke. Mbikora muri kondisiyo mbi, ariko uyu munsi ngewe wa none n'uwejo ugiye kuzagaragara tuzaba dutandukanye n'iby'icyo gihe. Ikosa iyo uri muri kondisiyo mbi ukora ni ugukorera Imana muri kondisiyo mbi, uba uri kwihamba. Ugize kuba ubukene, ugize kuba nta biryo, ugiye gukora ibyaha, wapfuye gupfa kangahe? Nubwo ntawe ubyemere, ariko biratangaza iyo uri umukristo. Ubu hari ibintu bigezweho abagabo b'abakristo bakora. Nubona umugore wawe mutakijyanye sa n'ureba uhiye, yewe sinyanemeranya n'abo bantu. Umugabo muzima akwiye gukunda umugore wasa nabi, akamwoza, akamushakiraga, akamushakira amabuye, akamukuba, agasa neza. Hano kujya ureba abana b'abandi ukaza, hari abenda kurira borudire, abenda guhanuka mu muhanda, ureba iki? Warebye aho ugomba kureba. Niba hasa nabi wahaye mubona irashima Imana ashengwa nyina banamusize tabone. Yes, nimugira gutya mbona se. Yes, reka abantu u Rwanda rwacu rufite ibibazo, ariko reka mbabwire, dukwiye kuba abakristo twebwe tukerekana ingeso nziza mu bapagani, kandi bakamenya Kristo uri muri twebwe. Ntabwo n'umuhanuzi uza guhindura ngo pastor narije kuguranisha, mbwirira Imana isezerere vashiti nzanire estate. Ntabwo ngewe n'umuhanuzi uza kuguranisha. Nabo byabayeho bihangane, ni bikomere biba byuzuye imitima. Amen. Niba hari ingaruka bisiyo zikomeye, ni ukubona urugo rusenyuka Imana yari yarwubatse. Bavandimwe, niba hari ibintu mukwiriye gusengera, maze imyaka 14 nubatse urugo. Umugore mfite mukunda cyane, buri mwaka bigenda biza biyongera, aho kugira babandi bahaga ngewe ndusaba gusonza, genda sonza. Ubu rero uko imyaka iri kugenda iza, dushobora kugenda gusonza. Yesu nababwira, ntabwo bibaho ushobora kuzabaho umunezero wa mbere wa mu rugo, umunezero wa kabiri wa mu itorero. Iyo ushije urugo ugahusha itorero, ye no wayibonye taya. Iyo ushije urugo ugahusha itorero, ye no wayibonye. Rubyiruko tubana buri munsi muri mwirushanwa ry'agakiza, kandi mwenda gushaka, nimubitekerezeho, nimubifatire umwanya, nimufate umwanya mutekereze neza ibyo mugiyemo ubyumve. Amen. Haleluya. Nukuri muzumva babwira ngo namukundiye inkombe,
yes asanze bavuga ndafite ingombe ngenda bandi iyo ngombe niyo mbona ari nziza iyo mpanga ndende abandi bareba bakavangura igisitaza ufite amabuye basitaraho muri ayo mabuye niyo mbona nzakirira hanyuma iri hehe yagiye wamuha ifi ukamuha inyama nziza y'inkoko ukamutekera imboga nziza zirya zitari izi zo ku gasi zirya zo mu ifumbire warangiza ukamufumbiza amavuta meza ibyo biroroshye kubikora ibihenda ntacyo bisaba ariko igituma tutabimenya tuzi kureba ngo dore none se ureka amabazi kandi urubyiruko rw'abakobwa n'abasore ruca imbere buri munsi barenga 20 ubwo n'ukunda nzabakunda bose baca imbere nasame dore nuriya dore Pamela dore nuriya we nuriya nawe ubwibubwire utazasa ukwiriye kuba abakristo beza bazi ikibuga bakiniramo bazi intego y'icyo bashaka kandi baharanira kugera ku ntsinzi ntabwo intsinzi ari inzu zubaka kuko inzu baziruhiyemo ntabwo intsinzi ari imodoka uzagendamo bazirwariyemo imitima arahagaze bagendera mu modoka ntabwo ari amafaranga kuri konte bararanye umushinya bayafite ibyiza biva mu munezero wishimanye n'umuryango n'abantu uzaye n'uwo washatse ukishima mugasanga hariho namwe ati dore dufite fete y'abagore n'abagabo wino ati pastor tunga umugore nabyinana nawe nde ati mana kitisiranya ashyira akaguru namazana abakobwa babyina batete burya abakobwa barabohotse burya abagore baraboshye baboshya amaguru baboshye mu matako babajya arababoha ndamubwira nti ikibazo wagize ni kimwe nuko abonye abo ari babohotse burya n'umugore wawe barabohotse ngo yavuga bari ubwambere nongeye kumuhamagara arambwira ati sinabishobora ndamureka ariko niba ari ibintu biryoha nugusohokana n'umugore wawe n'utwana twawe kamwe ibumoso akandi iburyo inkoko hano ifiriti hano capati hano irindazi hano sambusa hano mugahekenya mwarangiza mugataka utumoto twanyu mwaba ufite imodoka mugashima Imana mwagera mu cyumba mukaririmbiza amazamuka mugashima Imana biraryoha mubiri abatabizi bibwira ko ari ahantu umunezero ntaho ubu uyu mugore yandaje ku ijoro najya babwira n'abagore s'abantu buriya rero abagore mpamvu uzaturinda abagore kandi wanjye niwe wandaje kuri stress wenda wabimwibaniye neza mada ujye unihera amahoro ubwirize neza nta kibazo tugiye gusenga amen ikindi Pawulo asoreje aramubwiye ngo zirikana ko tuzahabwa ikamba zirikana kwirushanwa turimo tuzahabwa iki ntugakine ntugakora ibintu bikino uri mu irushanwa rihabwa iki ikamba hari ikamba ry'uko wakiranutse hari ikamba ry'imirimo myiza ukorera mu rusengero ikamba ry'amafaranga utanga ikamba ry'ubwitange bw'imirimo ukora ikamba ry'ubwitange bwa sare ikamba ry'amaturo utura ikamba ry'ibyacu utanga ikamba ry'abakene wambitse ikamba ry'imfungwa wasuye ikamba ry'abarwayi wasugabuye kwa muganga buri murimo wose ukora uzawambikirwa ikamba ntimubikore mubikinisha amen ntimubikabikore mugira ute amen niko bigenda ndatekereza muri iyi minsi uhagaze urimo urarushanwa uko bikwiriye urakora uko bikwiriye Imana igukoreye visite ikakubera supervisor apana ngewe ibaye supervisor aho ukorera ikaba supervisor mu cyumba uryamamo ikakubera supervisor mu kamodoka kawugendamo muri telefone yawe ikaba supervisor icyaba kirimo cyakoresha ubugingo n'ikamba sinababwiye imitima ihumeka basigaye bohererezanya imitima ihumeka igira gutya itera n'abagabo bakayohereza n'abagore bakayohereza vuga ngo imitima ihumeka ibyo byose nibigukurura kwa shitani menya uriwe menya irushanwa urimo menya intego y'icyakuzanye Imana izakugirira neza amen
nukongera kugarura ubusabane n'imitima yacu n'Imana, tukagendana n'Imana bikwiriye, kuko Mose yavuze ngo Mana nutajyana natwe ntudukure. Yarazi ko kugenda wenyine bizamutera akaga, yarazi ko kugenda wenyine bizamugiraho ingaruka, yarazi ko kugenda wenyine atazasoza urwo rugendo. Ujye utekereze ku busabane bwawe n'Imana, wongere ugarure ubusabane bwawe n'Imana umutima wawe, hanyuma ibitangaza Imana izagukorera ntibirondoreka. Sinabivuga ngo birangize, sinabirondora. Imana izakora ibitangaza birenze ibyo wibwira, izakora ibirenze ibyo utekereza, kuko Imana igufite umugambi udasanzwe. Wirinde, ubahiriza amategeko n'amabwiriza mu rugendo, Imana izakugirira neza. Reka dukomere Yesu amashyi.